Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze mu biganiro bya Indatwa TV, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uri hose. Tugarutse mu biganiro byacu uko bisanzwe, aho tugenda tuganira ku makuru aba agenda avugwa hirya no hino. Kuva ku itariki 20 Ukuboza 2025, Arnaud Ishimwe uzwi nka DJ Toxic ari mu maboko y'inzego z'umutekano, aho hari gukorwaho iperereza rishingiye ku mpanuka yakoze igahitana umupolisi. Amakuru mashya avuga ko usibye kuba uyu musore agifunze, hari n'undi muntu ugishakishwa kuko yagize uruhare mu kumufasha gutoroka ubwo yari amaze gukora iyi mpanuka. Niyonkuru Juma uzwi nka Raju niwe wari wabanje gutabwa muri yombi akekwaho kumufasha gutoroka. Bivugwa ko yarekuwe mu minsi ishize. Umwe mu bantu ba hafi y'uyu musore yabwiye igihe ko ubwo DJ Toxic yari amaze gukorera impanuka kuri peyaje, yahise ahamagara inshuti ye Raju. Raju azwi cyane muri siporo y'u Rwanda kuko yakiniye igihe kinini Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport, gusa kuva yahagarika umupira w'amaguru asigaye agaragara cyane mu bikorwa by'imyidagaduro. Amakuru akavuga ko muri icyo gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 20 Ukuboza, DJ Toxic mu bantu yamenyesheje ibimubayeho harimo Raju, ndetse ahita amusanga mu rugo iwe ku Gisozi. Aho ku Gisozi niho bemeranyije igitekerezo cyo guhita bava mu mujyi wa Kigali berekeza i Karongi, aho uyu musore yaje gufatirwa. Ntibizwi neza aho bari berekeje, ariko hari uwavuze ko bishoboka ko bari bafite gahunda yo gukomeza bakaba bajya muri RDC, ibindi bakabikurikirana batari ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo hatangazwaga bwa mbere ko polisi y'igihugu yataye muri yombi DJ Toxic, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yavuze ko hakiri gukorwa iperereza kugira ngo harebwe niba uyu musore yari yanyoye ibisindisha. Umwe mu bantu ba hafi b'uyu musore unaherutse kumusura aho afungiye, yavuze ko ubwo yafatwaga yemereye inzego z'umutekano ko yatwaye imodoka yasinze. Hari amakuru kandi avuga ko inzego z'umutekano zabashije kubona amashusho y'aho yari yanywereye ijoro ryose mbere y'uko iyo mpanuka iba. Ngo muri aya mashusho uyu musore agaragara arimo asangira n'abandi, aho barimo kunywa za shots za rikeri, birumvikana ko yari yanyweye inzoga zikomeye. Hari n'andi makuru avuga ko nyuma y'iyo mpanuka hasatswe urugo rwe agasanganwa ibiyobyabwenge. Umutangabuhamya ati yasanganywe ibiyobyabwenge iwe kandi yemera ko yabikoreshaga. Ntabwo nakubwira ibyo ari byo, ariko nawe arabyemera. Kimwe mu byatumye ikibazo cya DJ Toxic gikomera ni uko ubwo yakoraga impanuka byaje kugaragara ko nta ruhushya rwemewe rwo gutwara ikinyabiziga agira. Ibyo bihumira ku mirari kuko yari yanyweye inzoga yasinze, kandi byombi ari ibintu bibujijwe ku muntu utwaye ikinyabiziga. Abaganiriye na DJ Toxic bamubaza ibyabaye, bavuga ko atibuka ikintu icyo ari cyo cyose cyagejeje ku mpanuka ndetse n'uburyo yagenze. Umwe ati birashoboka ko impamvu atabyibuka ari uko atari ameze neza kuko yari yamaze ijoro ryose mu kabari. Umunyamategeko waganiriye na Igihe yavuze ko iyo impanuka iba DJ Toxic ntagerageze gutoroka agahita yijyana kuri polisi cyangwa se akayimenyesha ibibaye, dosiye ye itari kugira uburemere nk'ubwo ifite uyu munsi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yavuze ko dosiye ya DJ Toxic yashyikirijwe ubushinjacyaha
gusa yirinda kugira ikindi atangaza ku biyikubiyemo. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda aherutse kuvuga ko kunywa no gutwara ibinyabiziga byose ari uburenganzira bw'umuntu mu gihe yujuje ibisabwa, ariko ko ikitemewe ari ukubikorera rimwe. Ati niba wanyoye shaka umusare cyangwa se ucumbikishe ikinyabiziga cyawe, utahe uryame uruhuke, uze kugitwara inzoga zagushizemo, cyangwa se niba wumva uri butware reka kunywa kuko byombi ntibijyana. Reka ngushimire wowe wakurikiye iki kiganiro kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uri hose. Gahunda za Indatwa TV nakagaruka, reka duhurire mu bindi biganiro.